Byiza wakoze subscribe kuri Nyaho TV show naho turakora subscribe iki gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubashaka kubana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero nagarutse uyu munsi ndagira ngo tuvuge kuri Bruce Melody witegura gushyira indirimbo hanze we na The Ben. Bruce Melody rero nkuko mubizi amaze iminsi avugwa mu itangazamakuru cyane we na The Ben. Itangazamakuru ryabaye The Ben and Bruce Melody. Bruce Melody rero amaze iminsi avuga ko agiye gushyira indirimbo yiwe hanze bita Soweto. The Ben nawe agiye gushyira indirimbo yiwe hanze nshyashya. Mu by'ukuri rero Soweto tumaze kuyibona inshuro nyinshi cyane igenda trending mu social media kuri TikTok, abantu benshi cyane bakunda kwikoresha. Mu by'ukuri Soweto ikoze mu buryo wenda bwa techno. Ni indirimbo ushobora kubyina neza, ni indirimbo ushobora kumva ugiye utuje cyangwa se mu modoka ugenda cyangwa se ahantu waba uri muri club cyangwa runaka muri club runaka. Ni byiza kuba wakumva indirimbo ya Soweto. Mu by'ukuri rero Bruce Melody avuga yuko indirimbo yo Soweto kandi mamutwaye igihe kirekire yitegura kandi kimaze igihe kinini cyane muri studio, ariko ubu ngubu bibaye ngombwa ko igiye kujya hanze. Mu by'ukuri rero Bruce Melody tumuzi nk'umuhanzi wagiye gukora indirimbo zigiye zitandukanye, indirimbo zagiye zishimisha abanyarwanda, ndetse ko tunamuziho ku izina rya Munyakazi bivuga ko ariwe muhanzi ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi ukora indirimbo zigakundwa cyane. Mu by'ukuri rero Bruce Melody amaze gutangaza ko agiye gushyira indirimbo yiwe hariya hanze. Nanone tugaruke kuri Element nawe mumuzi nka producer ariko ari n'umuririmbyi, afite ubushobozi bwo kuba yakora indirimbo, afite ubushobozi bwo kuba yakandika indirimbo cyangwa se akaririmba. Bruce Element mwamumenye nka producer, ariko ubu ngubu umwuga wo gukora wo gutunganya indirimbo cyangwa se amashusho, ubu ngubu noneho nawe asigaye uvangana n'indirimbo no kuba yakora indirimbo zikamwinjiza amafaranga, kandi indirimbo akoze zikarebwa cyane, zikanakundwa, zigakundwa n'ingeri zose zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri rero murabizi ko amaze gushyira indirimbo yiwe hanze mu minsi yashize. Indirimbo yarebwe cyane mu minsi 5 yari imaze kuzuza ibihumbi bigera muri 700, haburaga abantu bakeya kugira ngo buzure 700, ariko ubu ngubu ndatekereza ko indirimbo imaze gutumbagira cyane. Mu by'ukuri rero kuba Element akora indirimbo zikarebwa cyane si ukuvuga ko ari umuhanga kurusha abandi. Urumva, yego ni umuhanga, turamwemera nk'umuproducer, arakora cyane ndetse n'indirimbo akoze zikakarebwa cyane, ariko Element afite umwihariko. Burya kubona umuntu ucuranga cyangwa se utunganya indirimbo hanyuma akagerekaho n'ikindi kintu kijyanye no kuririmba, uwo muntu aba ari umuhanga mu by'ukuri. Kandi bigaragare ko indirimbo Element abakoze aba yitayeho umwanya muremure, kandi akumva ko ibintu koko agiye guhereza abanyarwanda bamukurikira ari ibintu bimeze neza kandi abantu bazishimira. The Ben nawe agiye gushyira indirimbo hanze, indirimbo yagiye ivugwa kenshi cyane, ariko ntabwo turigira tuyumva hanze, ariko sibyo ko hari utuvido twagiye tuyibonamo yagiye isohokamo. Ariko nawe nibaza koko The Ben burya umuntu mukuru, umuhanzi mukuru, aba afite inararibonye mu muziki, kubera yuko burya yagiye gushyira ikintu hanze arabanza akareba akitekereza ko icyo kintu koko umwanya yagitayeho cyangwa se amafaranga yaspendinze muri icyo gikorwa, ayo mafaranga ashobora kuyagaruza. Mu by'ukuri rero ni indirimbo izaza ihiga izindi zose. Mu by'ukuri The Ben, Bruce Melody, Element ni abahanga mu kuririmba, ariko noneho hari ikintu bita kugira inararibonye mu kintu runaka, kuba professional, urumva, mu kuririmba. Urumva ikindi uzi ibyo ugiye guhereza abanyarwanda bagukurikira cyangwa se abanyamahanga bagukurikira. Mu by'ukuri rero izo ngizo n'indirimbo ya Element twarayibonye, ya Bruce Melody Soweto twarayumvishije hanze, nubwo twagiye tuyumva bice, ariko nizera ko niya The Ben igiye gusohoka izaza ari indirimbo nziza cyane, izaza ari indirimbo izakundwa ndetse n'abantu benshi cyane kurusha uko abandi twagiye tuzumva. Mu by'ukuri rero bimaze iminsi bivugwa yuko The Ben agiye gushyira indirimbo hanze. Mu by'ukuri The Ben burya umuhanzi mukuru ntabwo ibintu byo kwigwa yamamaza indirimbo ntabwo bibaho, ntabwo ikindi biki. We ashyira umuzigo hanze akavuga ati abankunda mugende murebe indirimbo nayibahaye, urumva, asigaye ibindi mu bimparira. Mu by'ukuri rero tuvuye kuri aba bahanzi, hari ifoto muherutse kubona hanze y'umukobwa witwa Stella w'umunyarwanda. Stella agize gutya bamukubise pase y'umusore
wo mu Rwanda uherereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusore akunda umukobwa, banaheje gukundana, arambwira ati none ko akunda abantu bakundana, ati ndumva none ibintu byo gukundana twabivana mu magambo tukabyereka ababyeyi. Umusore abigize gutya, abatanze inkwano. Urumva inkwano zimagize kugira iwabo w'umukobwa. Kandi aramubwira ati rero sheri kuntu bitewe n'ukuntu ngukunda numva tutazakorera uko mu Rwanda. Urumva umusore burya nawe rero umuntu wakunze undi nawe ati reka da ibyo ngibyo biroroshye cyane, ahubwo niba wifuza ko tutazakorera uko mu Rwanda it's okay. Umukobwa aramubwira ati rero nyoherereza shankira ibyangombwa. Umusore ashaka ibyangombwa birabura. Bibaze kubura rero umusore amwohereza miliyoni 13. Urumva ni hagati ya 13 na 15. Aca izapanye cyangwa se aca inzira zitemewe. Urumva umukobwa asibwa ageze muri Amerika, amara n'umuhungu iminsi 3 cyangwa se hafi cyumweru aho ngaho. Umuhungu agiye mu kazi, aza kubona message imubwira yuko umukobwa yagiye muri Stella yagimaze kujya muri Canada, kandi ko atakiri kuri level yiwe, ko nyumva atamubera umugabo. Urumva ndagira ngo mbwira abasore bari hano hanze, mbere yuko ukunda umukobwa banza making sure neza ko ubanza umwige, ubanza umumenye. Nubwo utamenye umuntu ari mugari, nubwo utamenye umuntu 100%, ariko basi gakeya ka wabasha kumenya kuri we byaguhereza ubundi bumenyi burenze kubwo wari ufite. Ubwo muhungu rero mukobwa agiye nyire yigenda muri Canada, ubu ngo niho yibereye miliyoni 10 zingana ziriye. Icyo twibaza ahubwo zira nkwano Frank yatanze, zira nkwano zizasubizwa. Ndagira ngo tubwire abantu bo kuri Nyayo TV show amakuru nababwiye ko amakuru batazajya mubona hanze, muzajya muyabona kuri Nyayo TV show. Ndagira ngo mbabaze buriya uriya musore Frank amafaranga yatanze y'inkwano azasubizwa? Icyo cyo cyo kintu nibaza. Mu minsi yashize nabakora aka video ku cyumweru kababwira yuko DJ Biliyani yabatijwe, yakiriye umwami n'umukiza we ibihe byose. Mu by'ukuri mbega ni igitangaza Imana ikora. Burya ijambo ry'Imana ratubwira ngo nzabarebera ku mirimo yanyu. Urumva DJ Biliyani rero nawe yararebye abona ibintu byose yagiye acamo, ibitaramo yagiye yitabira, ibirori yagiye yitabira, anniversaire yagiye ajyamo, ibintu byose amakuru yatashye, amafaranga atunze, akazakora, abona ibi byose nta kintu kibaho kiruta kwakira Yesu Kristo. Ahitamo rero kwakira Yesu Kristo. Ubu ngubu ni umuririmbyi ushima Imana, umukristo ufata Bibiliya ku cyumweru akajya gusenga Imana. Nabyo kuri ndabakunda cyane. This is Nyayo TV show.